Papa James waje tukarya ko byahiye. Byahiye se? Byahiye. Amaye. Siguteka va nawe da. Imerera. Mugabo mwiza. Kirabura sema nawe ariko. Amaye sibyo. Ntabwo baryoshe gusa. Icara ushikame nawe uje. Icari kwajya nta ntebe rwose cyane nkawe banzurye. Oya icari. Uba wayerya se ubishonje. Yewe naciye soma. Mba narashonje da. Wa muntu we. Mwe bikira. Aza guteka mu. Erega kurya kose ni byaki. Bangwaye mukona ariko gusuzanya ntago byemewe. Kabisa. Akira ubururutse aho bukeye. Biri kumanuka mbyumva. Aze ko watetse bikeya nibirampazara. Birahari. Ndariraje. Ntabigaraje nkora umugore ntabigaraje inzara imereye nawe inzara imereye inzara ya nijoro yewe yewe ko hari utwaraje kurariza umwana ngiye inzara inyishe nta n'urusoni yakareka inzara ibyo byose ngo yabirarije umwana ibyo byose yabirarije umwana se karinje ngamba dawe umwana nduto ibyo byose ngabirarije umwana nanjye nzagenda haguka ninjoro mbirye ashaka azavuga n'imbeba cyangwa n'ipusi nzajya mubwira n'ipusi wana yaje muno nyaho ipusi kumba ari pusi muntu usha ubirya byose aba yabirarije umwana ariko batubeshaga nabo ibyo byose nabirarije umwana ndatumaramo wabirarije umwana nibikira naka Apa joge bitera kurarisha. Uzajya byo kuranga ushaka ibiryo, hanya gushaka ibiryo. Ibiryo nakurarisha. Kaza muri bano babawe imvura zabiriye do. Zabimazemo n'ubundi yabaje gusa mwana wanje twaru. Iyi ni imbeba muntu, iyi ni imbeba ipusi, iyi ni imbeba imeze ite? Wasanga ari ipusi. Urabona nagura umutego ndabonana nawe, usire nabyihangana je musi. Ipusi yabiriye. Ihangane buretse. Turabonana naye turagura umutego. Ihangane tuje kwibwira na papa wawe yuko imbeba zabiriye. Sibyo? Wasanga ari na pusi da, wasanga ari ni ipusi ajya kugusi biryo. Wawe aho wahereye ndiri ibiryo by'umwana buri joro. Uyu munsi ndabonana nawe kanze ngutege ntacyo ndebyeho. Ufatwa utafatwa ndabonana nawe wambeba wa mutego we ndakwizeye. Urankorera umuti kandi uramfatiriye imbeba cyangwa se ipusi. Umva turabonana. Inzara ifata ninjoro gusa. Inzara ariko uyu munsi tu ndabirya ajaja ararize umwana ishafura sigaye yuzuye angabure simpage nginza ndabirya umunsi ndabirya mbari kunikiriye he Tombaze ndabirya mu gitondo asange ntabyo nubundi aba yabirarisha umwana n'urusoni Yesu ye baba we yambe bayangira afashwe umugore wanjye ni umutindi bigeze hano urazi ngo mfatwa gucasha gusa yabonye indi mbeba umugore w'umutindi we kavuna umuheto yambe bayafashwe Yesu Imana ishimwe
ariko si imbeba yajanye yiga ko cyo imbeba kira ego iyi imbeba ibaho cyangwa imbeba irikoreraga ko cyo imbeba ki ni imbeba ni gatumwa ndabona bwana keye hari kandi bebe papa James hanze azamfasha dushaka imbeba bijyanye umutego imbeba ni gatumwa mbega umugore w'umutindi we umugore n'umutindi n'umwicanye kugira ngo antege aka gakocoka bigeze hano nariye byinshi ariko ibyo binkozeho we mbega umugore w'umuhanyitindi umugore n'umutindi ni umuhemu se ntabwo ari kunyumvara ntabwo ari kunyumva mbega umugore w'umutindi Papa James baba we uzi yuko imbeba yaje karya bya biryo none nawe mutegeka ujyana ubu si ni imbeba muntu ni imbeba y'ipusi ni iki ntabwo mbizi sibi ni ikira ntabwo mbizi ibi byanyobeye pe ntabwo mbizi byanyobeye umutego nawo ubuze ntabwo mbizi rwose ntabwo mbizi nayabumbye ibe ntabwo biba imbeba yirukankana umutego yarya ibiryo nategesheje ubusini biki akoze urasi papa James kubona hari yara no papa James yego mubwanze bite abagabo baragwira hose ico ni igiki kitemo muri izo no kive Papa James ka ugenda nagakoco kuno baba we iyi ni imbeba muntu ndagumanye mbega umugabo w'umunyambo bandi kwitoza gufata imbeba ingeso z'umugabo we ni wowe mbeba muntu yamariye ibiryo byo bandi kwitoza gufata imbeba reka nambuka navuga byinshi bandi kwitoza gufata imbeba byinshi rwose rebere nawe nigende bandi kwitoza gufata imbeba